komera komera mukomere cyane muvandimwe. mbeko wita cyane uri kujya hemwa. Ahantu narateze umutego w'isi hano none ngiye kureba ko naba narafatishije. Uzi ko bagufasha bahanwa n'amategeko? Bampura iki? Guhiga sari ikibazo biteye? Ntacyo da. Uramenye guhiga ntabwo byemewe mu Rwanda. Inyamaswa zose zifite uburenganzira bwo kubaho. Baramutse bagufashe wite se nuramuka ubwisanzemo wirekure yigendere bagufashe wahanwa. Yamaye nuko bimeze. Yemwe narizi ko gutega ntacyo bitwaye. Niba ari uko bimeze gutega nabireka nkashakira mu bworozi kuko ntabwo nabivamo. Singiye kuzahanwa n'amategeko. Munge urakoze rwose kumpa iyo nama. Ahubwo reka nihute ngende njye kureba ko hari yafashwe nyitegure. Kwa Kamire muraho. Ubuse kandi uwo ninde none uje kongera kunyiyenza wasanga nawe ari ibibazo nzaniye. Ariko se yemwe abantu bahangaha ko nababuze bimeze bitera. Yemwe ba hano muri hehe ko mudakoma na amahoro. Yego ni mukomeze ni karibu. Tekami. Nsabane. Yagenze gute ko ndi kubona agahinda kagushegeshe bimeze gute? Reka wa mubyeyi wagahinda kenda kunyica. Ubu gupfa nibyo bya mbere. Tekami. Ntukifuze gupfa n'icyaha. Ubereyeho Imana uzarecyari izakwihamagarira mwana. Ngo nguki urambwira iby'Imana se? Hari umunsi batatwigisha gukundana none se waje kusaba amazi? Si Imana ari imunyoherereje kuki yanyibiye telefone se? Erega wa mwana we, shitani nayo ibishakisha abayo ikivanga mu buzima bw'abasenga, nayo ubwayo nyine yivanga mu buzima bwacu. Tugomba kubyitegura kuko umuntu usenga ntaburana n'ibigeragezo. Ibyo byose rero shitani ibikorera kugira ngo adutere kwibagirwa Imana. Ngo adutere kwibagirwa Imana? None se umwavu zanjye waziroze zose zigapfa ntiyaremwe n'Imana? Uyitekereza utyo, Imana yaremye abantu bose ari beza. Ariko shitani inabyivangamo kugira ngo idutere kuyigomera. Ariko nawe noneho uramponda sinogaye. None wasobanurira gute ko Imana inkunda igatuma ngira usanga twakundanye tukiri abana, anyanga twari turi no gupanga ku bana, yarangiza akagerekaho no kumbeshyera ko ndindaye? Ni ikibazo. Ubu byemeye njye ntabwo nagupfisha ubusa nkuriya Kamire. Manza bitashoboka uko bisa kose manza nawe waba nka Kamire. Nyemerera ngo hade urukundo uko bikwiye. Bizera rwose ni ibintu bitara. Oya ndumva rwose kongera gukunda ntago byari byanzamo na gatoya. Sigaye numva rwose gukunda utari kunara muke nta rwose nkibi. Namwe muri ino amakuru yanyuze. Amakuru yanyuze. Ni meza by'iki gihe. Amakuru ya Kamire ko namubuze kuri phone se. Shareka reka icyo gicucu cy'ikigoryi cy'indaya cy'igidaya cyanesheje umutwe. Nagize ngo nakunze umukobwa nakunze ikintu cy'igihomora ariko reka nshake telefone nze ngihamagare nkibwire.
kimaze kuntera isesemi amaze kuntera isesemi cyane. Ngiye kumuhamagara, reka nze muhamagare mubwire mu bantu akinisha ntazongere kunkinisha n'umunsi n'umwe. Nari ngiye kuguhamagara kagutuka yanze gucamo, bamuhamagaye nkamara kiriya gicucu n'ukuntu cyamengukiye gusa nuko kiza amahirwe telefone yacu ikabura. none se Roze wowe nta makuru ye wabuze? reka sha uriya mukobwa wahemukiye undi mwana, ariko ngira uwo usanga ndaje mwihoreze. Ego ubwo nibwo bucuti bw'abakobwa b'iki gihe. Twigendere wanjye. umva rero wa mukobwa we, burya iyo umuntu ugukunda agize ikibi akumvaho agerageza kukwegera akamenya ukuri. noneho rero iyo agiye kuriya atavuze, Imana ibigukinze umuruho. ubwo rero uri kwiga wiri gucisha hirya hino ngo ibyo nabyemera. umva nakubahaga ariko ibyo byo ye ariko ngo ibiki muko? niba ubuzima ndabuhazi, kuko kuburangira uwo usanga nakundaga byarambabaje kurusha ibindi byose. Sinakwihanganira kumubona ari kumwe n'undi mukobwa. Bityo ngiye gusiga iyi si, ngize amahirwe yo kukubona, uzasezerere kubo twabaye. Kampire, ibyo byose bibaye si uko Imana ikwanga, ahubwo kenshi bibaho tukibwira ko Imana yatwirengagije. Hari ubwo biza Imana iri kudukingira ikindi kibi kidasanzwe tutazi, ahubwo iri kudutegurira icyiza kiruta ibyo twibwiraga ko dufite. Uti ngahomba ngo Imana ishaka kumpa ibyiza biruta ibyo nari ifite nk'ibihese. Akira uru rwandiko. Ibise ni ibiki? Niba ari uguha akazi wari warasabye. Ngo ngukiye kiye ni akazi ngo nguki ngo akazi njyewe akazi njyewe akazi ngo nguki akazi ni njyewe ubonye akazi ari kuboneka nyine akazi yewe akazi shimwa mana nzashimira Imana nzayisingiza mbwire hose ibyiza yankoreye Askiwe ubu nibwo bucuti bwacu koko, aho gushimishwa n'uko inshuti yawe yishimye ugashimishwa no kuyibabaza. Apfu burya umuntu ashatse yaba nyamwigenda. Ubwo Kampire ntabuze inshuti ye hejuru ya Rosette. Yemwe we, ariko icyo nzi cyo bombi ntibazatinda kubona ingaruka tu. mbona ndarota cyangwa kariya se ni ka gasore kantwarishire wanjye akaba atanakibasha kunyumva. Simbyumva, banza ari inzozi cyangwa ntago mbyumva. Kanze nkwereke, kanze ngahisoma. Komanza nafatishije ra.
ye igomba tu ariko se ubu koko nandirekera nandirekure ariko se iyi mari koko yewe nafatishije da ariko se koko ubu nakora amategeko arusha amabuye kuremera reka nyine kure yigendere nigende reka njye gushakira mu bworozi nta kuri byagenda mubwira nubwo nandikeye Kampire mubwira ko ntakimukunda numva bizangora kugira ngo mbone undi muntu nakunda nkawe. Erega ibyo wikuri gubitekereza ngereka ngo ukunde uruhu rwuzuye kuko hari n'abataza agaciro k'urukundo ngere rero siko meze. Ndakubwiza ukuri ibyo bintu kubyakira njyewe kujya mu mutima wanjye numva ari ibintu bindemereye rwose. Erega ndagukunda byahebuje. Kandi kucecetse se kuko gikomeje kuvuga ese buriya uri kumwe n'ukoze yashanye wowe usigaye warantwariye sheri akaba asigaye atakimbonamo n'umuntu yewe se sibushe bawe se nahari urambeshya se ntabwo nigeze nabumvishe muri kuvugana kuri telefone wowe nyine muri kuvugana bamusobanuriye njye mukara kunyendereza none se ariko nyine reka nkubwire none se ariko se none se ariko se mwarekurana uri kure ntari namuhisomo hari ikintu mwarekurana kandi nkwereka ahubwo uraza kumva reka nkwereke mwarekurana mwese mureke mbabwire ndabakunda ako jemu ndagukunda nze nkwereke ahubwo ariko se urabona ko kwigimo